number 1 bakita Filia, ariko twitwa mu Kinyarwanda imbaragasa. Niyo ya mbere ku isi ifite ubushobozi bwo gusimbuka ahantu harehare kandi igasimbuka ku muvuduko munini, kuko ifite ubushobozi bwo gusimbuka inshuro 220 by'uburebure bwayo, igasimbuka inshuro 150 ugendeye ku bwayo bwayo, igasimbuka inshuro metero 400 ugendeye ko ingana, igatumbagira muri metero 250 ugendeye ko ingana. Ciao cyane, muri kumwe mwene Gateo. Ndagushuje kuri K6 TV. Ngiye kwinjiza mu isi y'inyamaswa, turebe inyamaswa 10 zisimbuka cyane kurusha izindi muri iyi si. Ku mwanya wa 10 tuhasanga Hare, ariyo twitwa mu Kinyarwanda ngo ni urukwavu rw'agasozi. Urukwavu rw'agasozi rufite ubushobozi bwo gusimbuka